nimuza gukurikirana abantu bakunzi ba Pastor Mutesi cyangwa ba Korode baze kureba yuko icyo Korode ari gukora uyu munsi ari kugikora ari nko kugira ngo yihorere ngo naza bicarane mu kiganiro ngo natemera ko bicarana ubwo sagira komeza nyine warakomeza za nibimeze wango Mutesi akwiye kuzimira Pastor Korode ngo bakicarana mu kiganiro ahubwo baza kubireba neza. Pastor Korode yakunze Mutesi ahubwo izi ni ingaruka z'urukundo. Uhereye mu makuru je mfite nuko Korode yarwanije Mutesi uhereye yamenya yuko habonetse undi mufiyanse. Korode kuki yamubwiraga ngo bajyane ngo kuki yamuteretaga ngo bajyane mu giterane iri iyo ngiyo ari mavuga aho ngaho Tanzania ngo ajye kumusambanyiriza niba akomeye. Yari umukoresha wa Pastor Mutesi, yari umukoresha we ni ikinyoma. Mutesi aza amabanga ya Korode yanga no gushyira hanze kubwo kusenya urugo. Ariko Pastor Korode ngafite amabanga akomeye muri Cameroon. Mutesi yabyivugiye no kuvuga ngo dore iyi nimero iri gunyura ku ituka Mutesi, iyi nimero uri kumva yo muri Cameroon. Mutesi we yanditse ngo phone number y'uyu muntu urimo kuntuka iyitire namba ya Cameroon ni ibintu birakorana. Icyambere yaramwimye, inkuru ya mbere yaramwimye, ararakara. None iyi bifu rero no kuvuga ngo yaje guhuriramo nibi nuko bari kubona ibyo ari gukorera uwo yita mushiki we ngo Korode ngo ari kutinya umuntu wihakana nyina. Muranzi, yes, you know me, it's your boy P Onika Swes. Mwafasha bakabasuza mwana humugisha kandi ikomeze ibarinde. Ngorogendo TV shimira ko subscribe bangura bahuro mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment, at this moment, je suis avec mon cher ami, mon cher frère ni Carlos, umugabo w'imico kudusore tukiza cyane kabisa wasebeza fresh. Karo yesa kuri. Teza kuzwe. Utongera aho ryose. Iteka ryose. Yesu ashimwe. Nahimbazwe Yesu. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mugire nyabingi. Reka sinzi ibyo bizima. Karoze Mutesi. Nda. Ukwezi kwa gatatu wakwinje neza. Sha nari sawato. Ukubona Imana ikingura akavura kakaboneka n'imboga zikaboneka mboga rwatsi. Nibona n'ibyatsi byameze se urumva nyine n'imboga zitaraje. Ukwezi twinjiyemo mu ntambara no yeruye hagati ya Pastor Korode na Pastor Mutesi. Mbere na mbere ndabizi wo gukurikirana cyane icyo kintu ngukundira ubundi bunyamakuru kuri wabaza bikeya iyi ntambara ngiye ibintu yiziho nk'umucukumira bizaracukumura nawe ufite yawe wayubonye ngiryo hanyuma ndaza kukubaza nyuma. Iyi ntambara nayibonyemo kwanga kugarama. Mutesi yanze kuryama ubwo rero birangije intambara nyine bifu ziravuka. Mutesi yanze kugarama, yanze kuryama. Nibyo bataryama bagahagarara ariko ariko ntacyo biterwa n'aho aryama hari. Ubwo rero niyo ntambara ubundi igihe najyaga ngira ngo ni ibindi ariko nyakuri namenya amakuru yuko Pastor Mutesi yanze kuryamana na Korode. Ahubwo Pastor Mutesi yanze gusambana na Pastor Korode. Yanze gusambana nawe. Mu myaka yose bamaranye yarabyanze. Ubwo rero urumva Korode afite bifu wari gukora ibishoboka byose kugira ngo Pastor Mutesi azamuhere ubuntu. So kapitani ninjira aho ngaho sasa ukuvuga ngo Pastor Korode yavuze ngo Pastor Mutesi yisabe Pastor Korode ko yamunongora akamubera umugore. Arabwira ko nta bibembe ndwaye, ko nta busembwa ndwaye, kugitangira umugore. Hariya ntabwo Pastor Mutesi yashakaga kugira ngo abane na Korode, ahubwo hariya kwari ukumusana imbere y'abari abashumba bandi bari bahari. Ni nk'umuntu bakoranye babanye yangaga kumutesha agaciro imbere y'abari abagore bandi bari bicayemo hariya. Ko harimo Bishop Liliane, harimo buriya ntuze bari benshi. Abo bose rero ntabwo Mutesi yavuze neza Korode nk'umuntu w'inshuti nkuko yavuze neza. Abantu basubira inyuma mu kiganiro
zaburi nshya yagaruye cyuriya muhanuzi bita Theogene nibishaka umuntu pastor uriya mubyeyi yicaranye nawe we aba ashaka kumurata aramurata rero nawe yamurase nk'umuntu baziranye bamenyanye ariko hanga kumutesha agaciro no kumubwira ati wanongura ukangira umugore nta kibazo ubundi gihe ubona mbaye iki ibyo n'umuntu wese yabivuga ndabyibuka duko ikiganiro cyanjye jyawe bwa mbere twibaza ukuntu pastor Claude yavuze ngo Mutesi ntiyapfakaye kuvuga ngo yavuze inshuti kuko pastor Claude yizera mu ijambo ry'Imana yego nakuri iki kiganiro Rayira aravuga ngo icyo bapfuye ngo ndi muri Tanzania kuryamana ariko ibi bintu birimo amakuru yashaka ko bajyana mu giterane urabona wowe uretse gatire kure karosi wowe uri umukozi w'Imana ngende umunyamakuru yego kandi abakozi b'Imana mubwira ibintu byinshi bitandukanye tubwire ahari ukuri nihe uko kuri kose ukuri dushirira hanze ukuri hano kuri ni ukuvuga ngo Mutesi ari bari kumusebya nk'uko uzi ko Claude agira umunwa mugari aravuga pe rero ni ukuvuga ngo kumurusha ijwi nimuza gukurikirana abantu bakunzi ba pastor Mutesi cyangwa ba Claude baze kureba yuko icyo Claude ari gukora uyu munsi ari kugikora ari nko kugira ngo yihorere kuko uyu munsi pastor Mutesi arasa n'umuntu wafatiraniwe mu bibazo yatejwe na Claude kuko uyu Claude ari mu mushinga impamvu afite ururimi ruragororotse kabisa ariko mu bundi buryo yibagiwe kimwe ko ari we muntu wahanuriye Mutesi ubukwe wa gatatu yanamuhanuriye ko agiye gukora ubukwe neza ubundi mu kiganiro nakoranye na pastor Claude ubwo ko n'umugabo wa kane ngari mu nzira bo uyu pastor Claude ururimi rwe ruhora runyerera ndetse mu buryo bugaragara n'ubu ngubu habonetse gato ubu harabura indi saga yavuze ko ngo ubwo bagiye gushyingura ngo saga ngo ikomeje ngo naze bicarane mu kiganiro ngo natemera ko bicarana ubwo saga irakomeza nyine ngo arakomeza aza n'ibimenyetso ngo Mutesi akwiye kuzimira pastor Claude ngo bakicarana mu kiganiro ahubwo baze kubireba neza pastor Claude yakunze Mutesi ahubwo izi ni ingaruka z'urukundo aho nawe waburengereye ubwo sinkuvuga ngo pastor Claude yaba agifite urukundo kandi afite umugore aracyarufite kuko arupfundikiraniye aho umugore yanze ko babana kandi nyine umugore afite umugore no ni ukuvuga ngo kugira umugore ntibisobanuye ko utakunda kuko uriya mugore yaje n'ubundi pastor Claude asanganywe na pastor Mutesi ubundi byanze bikunze urumva noneho titira ahantu yageze pastor Claude ari gutaka ati urugo rwanjye rurasenyutse kubera amagambo Mutesi yambwiye umugore yumva ariko iki nkagisangamo ikinyoma nta mugore ushobora kwihanganira umugabo uhora utongana ntabwo bibaho reka nkubwire na Bibiliya irabivuga yavuga ngo muba abagabo nyabagabo abanyamezi arenga 8 ndibuka neza mumbabarire umugore we wese uzi ko n'uwanjye ari uwanjye hari ibyo mvuga kamwe ngo genda gake ubu si impamvu nirwanira ukamunibiki asuguvuza ko pastor Claude ishobora kuba zirazi none sugira ngo no mugore icyambere ashatse umugore witonda umugore we si umuntu uvuga buri kantu n'akandi rero no kuvuga ngo no mugore niba pastor Claude atemeye kugenda ngo agire icyambere ntabwo no Claude yagirwa inama n'ura mubyeyi Immaculée ntabwo bishoboka ko kumubwira ngo rekura kamera ntiyabikora ubundi twe tuzi ko n'abantu benshi harimo nanjye nzi ko pastor Claude agiye gushaka umugore uzamugendesha gake kuri kamera igihe kamera mikoro igitunze Claude ntabwo bizabamo ntibizagenda neza yewe nubwo byagenda gute kuko Claude yageze kuri kamera avuga n'ibitavuga niki cyakorwa se niba uvuga ngo umugore ukama pastor Claude byaranze niki cyamukaruma noneho urazi ikintu kizakaruma Claude ni ikintu bita
Mutesi mu buhe buryo sasa rero Mutesi kuko uyu munsi aramufite uhereye mu makuru ugiye mfite nuko Korode yarwanije Mutesi uhereye yamenya yuko habonetse undi mufiyansa benye kiriya gihe Korode yewe ni nabwo yahise yashaka noneho abona gushaka ubundi mbere Mutesi ataragaragaza fiyansa Korode yari yaranze gushaka akarashaka bagutuma buretse nta wantumye nawe kwenge nta muntu wantumye ariko abantu basubiza amaso inyuma umunsi Korode yamenyaga ko Mutesi yabonye Rusagara nibwo yahise abenguka ajya nawe arashaka uvuga ngo iyo Mutesi ashaka Rusagara noneho nta nubwo yabyoroheje ahubwo ni ukuvuga ngo Pasita Korode akimara kumenya ko Rusagara yabonanye na Mutesi yaciye hirya no hino arimo amwandikira mesaje zimubwira ngo wishaka Mutesi akajya amuha ubumesaje n'amafoto agafata amafoto akayegitinga akayahuza yamara kuyahuza agahita amubwira ati dore umugore wawe ati dore Mutesi yagiye kurya imikeke i Burundi n'undi mugabo wavuye aho ngaho muri Ntunzi Pastor Claude Mutesi ati Mutesi uravuga ngo nagusabye ku binyoni urabinyima unyime pipi unyime bidodo wajyaga Tanzania ugiye gukora iki wajyaga Burundi ugiye gukora iki wajyaga Kampala ugiye gukora iki sabaga wawe ugiye kurebayo none se Korode kuki yamubwiraga ngo bajyane ngo kuki yamuteretaga ngo bajyane mu giterane iyo ngiyo arimo avuga aho ngaho Tanzania ngo ajye kumusambanyirizayo ariko uriya ngo utaza karayifu ahubwo nyine umubyeyi yanze kumwiha Korode ishyari riramwica ubwo yibazaga uburyo Rusagara agiye kumutwarira umuntu babanye akagira gute yarangiza akaba ari ugiye kumushaka kuko iri jambo yavuze Korode yavuze ngo bazazira ngo inyandiko mpimbano ariko ubwira Pastor Mutesi mu kiganiro niko yavuze ubwo wenda aragendere kuri screenshot nakoresheje ejo mu kiganiro byanze bikunze uyu Korode aze kwibuka ko sheri w'umuntu cyangwa umugore w'umuntu ari nawe ushobora kuba yagira nk'urugero hari ijambo Rusagara yabwiye Korode ngira ngo we chatura zifite se bazanye ndungu kutabesha abantu uraza mujya mutubesha uze nabisome nguhu bisomeze ariko si ngwabyisha nakwereka icyo usoma wowe ndakwereka icyo usoma soma ibi kanza mbikwereka ndahari nyereka aha ibyo ngibyo akaye cyose wenda ndakubwira aho hagarara Rusagara yandikiye Korode ati nkugiriye inama ya nyuma va nyuma ya Mutesi kuko amarira ye azagukuraho ngiye ku bwanjye uhereye none uhagarike kongera kunzanira inkuru zinsenyera umugore kuko namukunze nzi neza ko atari umumarayika ari umuntu ushobora gucumura nkawe nawe bashumba bawe wavuze baguhaye iyo foto y'ikinyoma kuko uko mumusenya niko ndushaho kumukunda murakoze ikibazo rero ni mandiko y'Inyarwanda igifatika urabona ko ni Fuad ntubibona se ibi ntubibona nasi nimero ntuyizi si ya Korode iyi nimero ntayizi iyo ndayizi ni ya Korode nimero nyine murakoze ese nimero tugendane ariko we uretse uzi ko nagira nsinzire we tuzatubesha sha kuko mbanye iminani ibiri nzi ko basi nimero Korode yenda karindwi kandi iminani ibiri ntabwo nabyizeye afite nimero zigera muri zinga iyo ndayisi niyo akunda gukoresha niyo ahamagaza cyane iyo mfite yanditse mu gifaransa nicyo uretse Korode yakoresheje ibintu gute kandi kubona Korode muri mutima udacana uwaka umva uko bimeze Korode yabiguhaye ati mu buryo bugaragara
Korode akwiye kukuriga muri ribu winjira muri telefone reka nkwereke ni ukuvuga ngo Korode uyu ni Rusagara wabimubwiye yaramubwiye ngo ibi yarabimubwiye urabona ni nkuko jyewe ubu n'abandi nanditse ndamutse mfashe Fuad ushobora guhitiza gutya noneho ibyo Korode yohereza igomba kuza kubimeze gutya uri kumva rero icyo nshaka gusobanura ni byinshi njye mfite amakuru ikibazo ariko sha amakuru kanya afitera Pastor Korode yaravuze ngo uturiga hagati ya Mutesi na Pastor Korode ngo Mutesi ngo nimero Rusagara kera Rusagara akoreshaga Mutesi wayikoreshaga ngo nakayikira Rusagara kabeje Rusagara kanayikiye Mutesi ariko aremera ko umugabo n'umugore baba ari umuntu umwe yego baravuga ngo 2 in 1 ni ukuvuga ngo wandikiye Sheri Madame Korodine ushobora kuba wifite gaso n'ubundi ushobora kuba ari jyewe ndi kurega uwo ndegera cyangwa uwo ndegaho byanze bikunze uyu Korode nk'umushumba icyo nendaga kuvuga mu makuru menshi mfite ntabwo aragakwiye kwataka Mutesi ko Mutesi afite ibintu byatuma uyu mugabo atanamugira ibanga Korode arakomeye niba akomeye yari umukoresha wa Pastor Mutesi yari umukoresha we ni ikinyoma umva nkubwire impamvu ari ikinyoma none se uba ari Korode na Mutesi wakoresha undi nini uzi ko Pastor Korode afite n'imodoka Mutesi se we yarayibuze ubu se ari Korode na Mutesi utuye muri etaje nini twese twagiye kwa Korode na Mutesi ari ku isabukuru y'umugore wa Pastor Korode rwose noneho ufite umurinzi umurindira irembo ninde afite imbunda akagira reka mvuge mu buryo bugaragara ikintu nge mbona kirimo kinagenda gitera abantu urujijo uyu Korode yatatse utatakika kuko yatatse Mutesi ariko yirengagiza ko Mutesi azi amabanga ya Korode yanga no gushyira hanze kubwo gusenya ariko na Pastor Korode ngafite amabanga akomeye muri Cameroon uyu munsi ni ukuvuga ngo Korode amabanga afite n'aya ngaya ari gusenyesha ariko uko aba ari gukoresha baza gusenya dore ngiyi ibi ni byo muri Cameroon uri kumva oya ntabwo ushaka kubisoma oya yabishyizeho iyi ni nimero ni ukuvuga ngo dore iyi nimero iri kunyura ituka Mutesi iyi nimero uri kumva yo muri Cameroon noneho hahandi Korode ari kuvuga ngo yajyanye na Pastor Mutesi uyu muntu watutse uyu mubyeyi yamubwiye ngo ubundi ngo we nguri igiki n'igiki ngo uwo mugabo wawe ngo uri mu satanike ngo impamvu ngo upfusha ngo bikagira gute ngo ibi nibi bimeze gutya na gutya wumva ko yasoresheje akantu kavuga ngo kuba ufite abantu ngo ukore ngo bagize gutya na gutya ngo bakuvugira ngo bagatuma ngo wowe ngo hejuru ikinyoma cyangwa bameze nkawe ubwo nishaka mbe ndimo iyo nkorera ni Imana yampamagaye impamvu uyu munsi uyu uri muri Cameroon harimo ijambo nabonye rikaze rishobora gusa yiyitira amazina Mutesi bamwandikiye bati Mutesi we yanditse ngo phone namba y'uyu muntu urimo kuntuka yiyitire namba ya Cameroon ni 07 yitwa Musogivana Gaspari yego arimo kunuka ambwira Pastor Korode kandi urabona ko yahawe ibiguzi n'ibitutsi byose ndabifite wowe wamuza cyo mu gikari ambwire none se Karo nturi umugabo ntufite umuryango ntufite abana ndabafite uyu Musogivana Gaspari ni Pastor Korode amwisha amafaranga kugira ngo asubire mutekereza nanjye nkubaze
uyu munsi umwanzi wa Mutesi ninde? Abantu turebane tugaragara burareka nkubwire jewe impamvu no mubyeyi mwumva wa mbere wasohoye iyi nkuru bivuze ko Pastor Claude nyine ahora aregetse ku bya Pastor Mutesi nuko ngo makuru yayakurikira anytime karo shaka kugira impamvu nanaguhamagaye nuko nzi kuzi byinshi hari abanyarwanda bazi ngo ni ibice bibiri hari abazi ko Pastor Claude ngo yishyuwe kugira ngo asibe Pastor Mutesi hari abavuga ngo nuko Pastor Mutesi yimye ibinyoni cyangwa se ibidudu Pastor Claude chamazimwe 90% cyangwa se kwijanisha hejuru impamvu Pastor Claude ari kuvuga na Pastor Mutesi yandi ku ruhande ndukurikiza ibyo kuvuga nuko Pastor Mutesi yimye ibidudu n'ibinyoni Pastor Claude cyangwa nuko Pastor Claude yishyuwe ibi bintu birakorana icyambere yaramwimye inkuru ya mbere yaramwimye ararakara none iyi bifu rero ni ukuvuga ngo yaje guhuriramo n'ibindi niyo mpamvu rari kumwataka ahereye hasi no hejuru uvuze nabi Pastor Mutesi ahita aba inshuti yawe none se bwana Karo yego amakuru ko nzi kuri imbere mu gikari kugira telefone yanjye nayiceka nakajisho kuri telefone yanjye nkareba uwishyuye Pastor Claude ninde umuntu uwishyuye Pastor Claude byanze bikunze Pastor birakekwa kuko umuntu wese uri kureba ibi bintu birimo bitambuka urumva umuntu wese uri gukurikirana n'amakuru arasanga uno mugabo impamvu abantu bakeka ko yishyuwe nuko bari kubona ibyo ari gukorera uwo yita mushiki we akanaho kibuke aho ngibuka gute mushiki w'umuntu amusaba kumurongora noneho ibi ni Claude ubyitwaza ariko nyirubwite aravuga neza uburyo ki n'ubundi uwo mwita mushiki we mu bantu iyo bigeze inyuma amusaba kugira ngo bagire aho bajya mu buryo bugaragara rero uyu Claude akeneye ikintu bita amahugurwa ari ahantu hamwe akabanza akigishwa indangagaciro z'abanyarwanda cyangwa se z'umugabo yarangiza agakora ibiri ngombwa ko akora kuko ibingibi byo biragaragara ko uyu Pastor Mutesi ibyo ari kuvuga byose ni ukuri kubera yuko iyaba atari ukuri Claude ntiyakwiriwa amwaka noneho Mutesi we yabikuyeho umunsi azavuga uretse undi Brian Jihad Claude Rayira ndapfa kwiterereza abantu bavuga Claude Brian Jihad Rayira bitereje kakuba harya ntafite ururimi inde Claude ararufite nkubwire hari umusaza warambwiye yambwiye ngo Claude ngo ari kutinya umuntu wihakana nyina ngo kandi akabura ntikaboneka ari nyina w'umuntu umusaza arashaka kuzaza tugakorana akatanga ukuri kose noneho no muri Tanzania aho Claude avuga ngo arihakanye umusaza ari hano mbabarire erega hari abasaza batuzi urabyemera se uyu musaza afite amakuru inyangabo hira ryamye cyakanye zije byashoboka naryo uvuge iryo ndarikina iryo ndarikina ikine rwose rinkinire mwana wanjye kandi unuta papa wanjye rinkinire ubimbwire umusaza avuze ati umbwirire Pastor Claude ngarashaka ko dukorana ngewe nawe byarangiza tukagenda uzagiye bitari byo ndabanza mbyumva irirebe rwose mbwire abashaka rose uri kwemera itaka ujye wibuka kuri muterega bamaraga bamwataka n'umusaza agenda tubuza azi kuvuga ni umuntu ntuzi ko yihakanye ngo yavuye Tanzania ahijya avuga ngo se yapfuye akabura ndikaboneke ni nyina w'umuntu oya nyina w'umuntu niwe bari wa mbere ko bazavuga abandi we ndimumuvuge ko yataye ari gukwirana ababyeyi
none se ko nyine nkamwe muba mufite amakuru ubundi ubu jyewe imana jyewe ni nacyo ubundi kubwira abantu ese mpagurukiye kubaka ikinyoma icyo gihe mpagurukiye no gusenya ikinyoma bishyizemo birirwa bereka ishusho nziza abantu yuko ari beza bagasenya ibyiza by'abandi bashaka kubarimbura ariko bakabika amabanga y'ibyaha byabo njye rero nyine ubu nta bintu byinshi mfite nimenya ukuri k'umuntu n'ikimana yadusigarije ni uguhita umuntu agira nawe ubundi aba babitse byinshi kandi byangije abantu benshi ni nayo mpamvu ibi bintu nahagurukiye nicyo nahagurukanye nacyo nitandukanije nako nari maze kumubonaho imbuto mbi nyinshi cyane kanapoza imbuto mbi zatumye witandukanya na Pastor Claude ndetse na Ezekiel Nizihe imbuto mbi nabonye buriya urakaba umugabo uhagarare ku ijambo. Icya kabiri nta mugabo uhora mu matiku, uri umukristo urahora kuri kamera ntugira n'umunsi umwe wo guterana kandi biratubwira ngo mugire guterana kwera. Ezekiel akajya mu butayu ngajya zakanyarira ngo nawe hose ngo indese Ezekiel cyakora banguka ngo tabare ni hajye njya numva ngo ahora banguka ngo utabare ariko twigeze no kubitonganira hano ndamubwira ntijya ugira n'umunsi umwe basi wo kujya mu rusengero. Rero arambwira ati jyewe ni gutya na gutya ariko mpita ntibibaho jya ujya mu rusengero. Rero aba bantu kwitandukanya nabo nabonye nshobora kuzagera igihe nanjye Korodina tugatandukana kuko umugabo utabonetse mu rugo, umugabo uhora mu bintu by'amatiku, umugabo utagira umwanya wo kwicara naho waba uhahira urugo basi usahura ubufaranga utega ushyiramo esanse uhora uguruka wenda ntibanyumve nabi ariko nyakuri utagize umwanya wo kubaka urwawe nta nubwo uhora mu matiku y'ibintu bimwe na bimwe ngo haje saga runaka wiriwe wiruka ntabwo ushaka kurera uwo wabyaye. Kabiri nta jambo wagira mu bagabo. Gatatu keretse kuguhimbaza bose mutagira mu bagabo bari imbwa. Gatatu mutagira mu bagabo bari imbwa birashoboka ariko nyakuri wenda ntawe ubimbwa ari umugabo nabo baramutse nta jambo bagira umugabo bari imbwa. Njyewe ikintu nkubwiza ukuri Claude afite abo yarayoboye ubu nta kibayoboye noneho njyewe rero ninjye ubayoboye njye mfite abo nyoboye barenga 100. Vice Perezida w'imihanda ni Vice Perezida wa YouTube umutwitsi kabombo ni rutwitsi. Rero reka nkubwire njyewe rero nasanze ibi bintu ntabivamo nicara kuri Karos TV nkahaguruka nawe turi kumwe aho Karos nabona kujyanira Ezekiel azagutikura kuko Ezekiel yaterura icyuma ni umugabo mushobora guhura agahita gutsikunira Ezekiel se ahubwo buze kumbwira Claude cyangwa Pastor Claude buriya reka nkubwire akaba yashobora gutera ubugeni urazi se bo ntabwo Ezekiel nawe aranyuba bose barabizi. Hariho babajije ku Gasaro ni Claude baramubaza ati Karos asohoye ibintu bimeze gutya na gutya ati ibyo wibimbwira. Buriya hari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko ubu ntaravuga mfite ibyo kuvuga mbitse nyuma yaho nzavuga ariko ntimuzavuga ibyo mu ngo pe muzambabarire. Ntabwo navuga ibyo mu ngo abagore bari mujye babashyira ku ruhande uretse se nkubwire bari abakozi b'Imana aribo nshuti zanjye za kera ubu ni abanzi bawe oya ni abavandimwe bo hanze kuko umuntu mudasangirira ku isahani imwe byanze bikunze aba yabayeho hirya. Uyu munsi rero icyo navuga nuko Ezekiel ari umunsi tugiye kuzahura ansaba imbabazi namara kunsaba imbabazi nanjye mubwire nti muvandimwe Imana ikubabarire Ezekiel agasaba imbabazi ko yazisabye Mutesi se we ntabwo yarahiraga Bibiliya nibe na Justin bamuhaye umuceri none se ntabwo umugabo uri gusaba imiceri
none se umugabo ko usaba umuceri na kawunga yavuze ko nta mugabo usaba umuceri na kawunga rwose umugabo None- n'umugabo ntuzi nyuma yo ku gisozi buretse iri ni iryanya niryo ku kiganiro cyanjye rwose umugabo usaba Buretse. umuceri na kawunga ariko sha ninde udasaba umuceri aya none ko kuki bavuga ko badasaba imiceri bagasaba intuze bakajya bagahamagara ngo neza ariko ntarivuga nabi aricuka nko kumwera none se ko karosi yemeye umuceri nawe warawusabye nawemeye ubu nawe ntibyatuma uri ku gisozi kuri korode ubu tuvugana nimero ya karosi urayifite karosi ntabwo nyifite karosi subiramo ijambo uvuze ndamubwiye ngo nagusabira umuceri ku mpemburo tv mutesi araguguha nawe gusabira umuceri kwa karosi pasita gisite uvuye kwa pasita mutesi uyu munsi wa none wabaye umusaza wa mutesi kandi mutesi wamukubise hasi ndamwegura ariko wafashe ituro ndetse ndabona iki birahagije witeguye ute kumubwira agahituro umusaza we umusaza yarurinda atamubwiye agaruka atamubwiye nabiboneye waba kuri telefone turi mu giterane banyanzi yandisabwe muri gusa hadasabye umuceri ni asabye ituro ituro ariko rivamo iki none se ntuze yawe iki ngo pasita jisite wenga jisite nyine heya none se ntabwo jisite yigeze asaba umuceri ndavuga amazina da ariko mu buryo bugaragara korode yahise nawe ajyayo nta musaza we ibi icyo nkubwira cyo na korode yasabye umuceri ni uko ahubwo mutesi yabaye ibamba ntawumuhe ariko yari yawumusabye awusaba mu cyubahiro ariko undi arawumwima dusoza karo yego iki gipesi cyawe kuri kamera kukireba gikoreho ukozaho urutoki uretse njye nkora indahiro zivuye ku mana buretse iki gipesi cyawe gikoreho nuzamura ahangaha niho ugenda uvuga ngo nciye umusaraba ndawurenze pasita claude araba yarasabye ibidudu koko pasita mutesi shyira ikiganza aho ngaho ngishyira hasi nugikura hano ukagishyira hano pasita mutesi koko nako pasita claude koko araba yarasabye ibidudu pasita mutesi se ntiyabisabye reka bashobora dukurikirana ku rugendo tv rero tugateye na karosi mu musore kuri karosi tv umuhe agasubscribe natwe mukomeze mukaduhe njye nitwa p onika suez nikisi hambaga katero katabugari insoro ustashinga kuri masha project kwizi sombrero boya dano ni karosi kabisa umusozi kuganira cyane madamu n'abantu basuhuze cyane kandi imana kubumugisha murakoze cyane